Reka nguhe ikaze wowe nanone wemeye kongera kubana nanjye muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho n'ubundi tuba tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biba biri viral, nk'uko n'ubundi mukurikira Viral Rwanda ari wo murongo turi kuganiraho kano kanya. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye haba hacicikana ibintu byinshi, urugero naguha nka Instagram byabereyeho uyu munsi, nkaguha YouTube nkurikiyeho kano kanya, ndetse na TikTok n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu munsi ni hahandi tuba tugiye kuganira ku byamamare mukunda, ariko muri aka kanya munyemerere twibande kuri Kamikazi Dorcas, umwe mu bagize itsinda rya Vestine and Dorcas, abakobwa bamaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu muziki wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Mu magambo akomeye cyane uyu mukobwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, ayanyuza kuri story ahasanzwe hajya ubutumwa bumara amasaha 24, yahanditse amagambo akomeye tujye kuganira. Every time you don't hear God stay in the place of the last instructions, when you don't hear his voice, trust his presence. Ariko se ushobora kwibaza ngo aya magambo kuki ari kuvugisha benshi, cyangwa se ubundi kuki tuyagarutse muri aka kanya asobanura iki mu Kinyarwanda? Reka bari byo tuganiraho muri aka kanya. Reka nguhe ikaze ukande subscribe niba utarigeze ubikora. Iyi ni Viral Rwanda cyangwa se Viral Rwanda. Kamikazi Dorcas, nyuma y'amasaha make tubona ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza guhererekanya aya mafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rukuta rwa Instagram, ayambaye umukenyero, afite agasatsi kameze neza cyane, ku gaselfie keza, ku nseko nziza. Nk'uko mubona ayo mafoto ni amafoto yavugishe benshi, bamwe batangira kuyapostinga ku mbuga nkoranyambaga, abandi batangira kuvuga bati nyuma y'imyaka 5 gusa ari mu muziki ibintu byarahindutse, abandi best comment zari nyinshi. Ariko icyo abantu batigeze bitaho ni story yahashyize, ariko yahamaze igihe gitoya ubundi irangije ivaho. Yanditse amagambo agira ati every time you don't hear the God stay in the place of the last instruction, and when you don't hear his voice, trust his presence. Mu Kinyarwanda bavuga ngo buri gihe ntabwo wumva Imana iguma ahantu h'amabwiriza ya nyuma, cyangwa se hahandi ibibazo biba bikurenze. Iyo utumvise ijwi ryayo wizera ko iriho, cyangwa se wizera ko Uwiteka ahari. Nibyo koko ari igihe twumva tugeze mu bibazo, cyangwa se hahandi ibintu bidukomeranye, ariko Imana nyine ntituyumve, cyangwa se Imana nyine ntibashe kuba yahigaragaza, twe tukibwira ko nyine idahari, nyemwe ntitwumva n'ijwi ryayo. Ariko buri gihe iyo bitubayeho twizera ko Imana ihari, tukayisaba ko nyine nubwo bitubayeho tukavuga ati nyine Mana, tukibwira ko yadutaye, ariko tukaba tuzi neza ko ihari, tukavuga tuti Mana kuko wagize icyo ukora, ariko tukizera ko ihari. Nta jwi ryayo twumvise ndetse nta n'ikindi gikorwa cyayo twabonye, ariko tukizera ko Imana ihari. Aya magambo ya Kamikazi Dorcas abantu benshi bakimara kuyabona bahise batangira kubihuza n'amafoto yari amaze gupostinga, ndetse batangira no kubihuza n'amagambo amaze iminsi acisha ku mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram story yiwe, aho Kamikazi Dorcas mu minsi ishize yigeze gupostinga amagambo agira ati till my last breath I will serve the Lord, ati kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma nzakorera Imana. Hari n'andi magambo menshi yagiye postinga, ariko muri aka kanya turi buze kugaruka kuri aya ndetse no kuri aya mafoto. Kamikazi Dorcas ni umukobwa ukiri mu myaka nyine y'urubyiruko rutoya. Ndatekereza ko Kamikazi Dorcas ataba arengeje imyaka 21 cyangwa se 20, ariko 21. Kamikazi Dorcas ariko by'umwihariko iyi message abantu benshi bari kuyibona, bamara kubihuza n'ibyo amaze iminsi postinga bakavuga bati se Kamikazi Dorcas ari guhinduka, cyangwa se n'uburyo bwo kwiyegereza Imana. Abandi bati se iyi ni message umuntu apfa kwandika gutyo gusa nta cyabaye. Abandi bati se yayanditse bitewe n'ibitekerezo abantu batanze kuri aya mafoto. Ariko abandi bakavuga bati iyi ni message umuntu atanga mu gihe ari gukomeza nyine urugendo rwo kwiyegereza Imana kurushaho, ashaka gukomeza nyine gusenga gusumba uko yari ameze mbere, ariko akanatanga message ku rubyiruko rugenzi rwe, abantu b'urubyiruko turi mu kigero kimwe nawe, abantu benshi nyine bagendana n'abakobwa bagendana nawe, haba bagaragara mu mafoto bari kumwe n'abandi benshi. By'umwihariko akanatanga message ku bantu bamufata nyine n'ukuntu atari, cyangwa se muri iyi minsi ukuntu abantu basigaye bamufata kandi
bitari byagakwiriye. Abantu benshi batekereza ko nkuko nabonye abantu benshi bakomeza kugenda bapostinga bafata amafoto ya kera bagafata na y'ubu akiri nyine bafata ya kera akiri muri ADPR na y'ubu bakabihuza bati murebe nyuma y'imyaka 5 bibaye imbere y'abintu. Nyine ngiye simbyumva nyine nkuko abandi bantu babyumva. Ngiye sinizera ko kuba yahinduka nyine uburyo bw'imimerere ariko ntago byahindura mu buryo nyine bw'imwizerere cyangwa se bw'umutima we cyangwa se n'uburyo bwo we yiyumvamo kuba yasenga Imana. Kuko niba Kamikazi Dorcas agenda agakora umusatsi we kuriya neza bira nyine turabizi neza ko bira muri ADPR bitemewe. It means that ko atagisengera mu idini rya ADPR, ariko ADPR sintekereza ko ari ukujya mu rusengero rwa ADPR. Tekereza ko ADPR ari umwuka n'imiterere nyine ibiri mu bantu. Uwo mwuka rero ubukurimo uwo waharanira kutawuhindura. Icyo wahindura ni imimerere inyuma. Kandi nkuko twatangiye twivuga, Kamikazi Dorcas ni umukobwa ukiri mu myaka nyine y'urubyiruko ruto, ni umukobwa mwiza ugomba kwiyitaho. Kandi kwiyitaho sinumva icyaha cyaba kirimo. Kuba yakwiyitaho ni ibintu byiza cyane, ngenda nabikunda cyane. Kandi abantu benshi banarabimukundira muri iyi minsi. Sinzi impamvu. Icyambere nuko akomeza gutanga ubutumwa nkuko nyine yakomeje kugenda bigaragaza. We nubwo abantu bamubona kuriya yakomeje nyine n'ibindi bihe byose byagiye bitambuka n'andi magambo yagiye postinga, we yakomeje gukomeza kwerekana ko nubwo yahinduka inyuma ariko mo imbere aracyafite nyine akanwa ko kwatura ubutumwa bwiza nkuko n'ubundi binyura no mu ndirimbo zabo. Akomeza kugenda twandikira amagambo akomeye cyane kuri Instagram, tugenda tuyabona nk'aya ngaya yanditse uyu munsi. Ni amagambo atwigisha kwizera, akatwereka ko tugomba kongera kuzura umubano wacu n'Imana kugira ngo ubuzima bwacu bube burinzwe kandi ubuzima bwacu bube buri safe cyane. Uburyo hatwe nk'urubyiruko noneho ari ukuntu muri iyi minsi tuba dushaka gukomeza kugendera nyine mu kigare cyo kuvuga ngo turaba Gen Z, nyine turaba Generation Z, tukavuga tuti tugomba gukora ibintu bijyanye na vision turimo gusa, ariko nitwite kureba ngo ese nyuma y'ibyo nk'iyo dutandukiriye hari igihe twicara tukishinja amakosa, wenda tukaba twagira n'akanya ko kongera basi guha Imana iminota mike mu buzima bwacu, cyangwa se tukongera kuba twakwibutsa Imana ko nyine nubwo turi abantu Imana yacu dukomeza kuyizera. Ibyo bitubaho cyangwa se nkatwe rubyiruko. Ibyo nibyo uri buze kumbwira muri comment. Ariko se twiganirire, wowe Kamikazi Dorcas muri iyi minsi ukurikije uko ugenda umubona umufata ute? Ese umukundira iki? Dore muri comment unyandikire igitekerezo cyawe. Kandi niba ushaka ko tuzajya tuganira no kuzina inkuru z'ibyamamare ziri viral hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ziri gutrendinga hano kuri Viral Rwanda, nabemereye ko buri munsi muzajya mubona video imwe cyangwa ebyiri tuzajya tubahereza. Mujye muganiza muri comment, ukandi subscribe, like, tujye tubana buri munsi. Reka mbifurize ibihe byiza. Ciao ciao.